ngamije beri hute genda nyine Ite Shadia uraca ku muntu utavuze nabanaga muri telefone ngira ngo mporahuze ndansuhuza rero komeye se ko mudarutse kuza gusura Boniface ese twari kumwe ariko none se Dia wa mugore wa Patrick aracyariyo ahari ari kubanza agiye kumwirukana niko Dia buriya ko Solange ari mugenzi wawe wari ukwiye kumufatanya na Patrick ibyo se birakureba bamaye amafaranga menshi kandi sinari kuyirengeshwa kuki wemeye kubafasha kumwirukana ahe mugi ubwo umagaritse kugira ngo mbwire ubwo busutwa mbega umuhungu umva nkubwire n'ikindi gihe rundi munsi ntuzongere kumagarika kumbwira amagambo nk'ayo ngayo umva uri umukobwa ibyamubayeho nawe byakubaho uranyumva umva nkubwire njyewe ntago ndi ikigoryi nkuriye uzabaze urumva nimba byaramubayeho byamubayeho nyine kubera ubugoryi bwiwe ariko uzabaze njye ntago ndi ikigoryi nkuriye ikindi kandi nibimbaho nuzantabara ahe genda ariko umenye ko ubambisa adakuru ndamaze genda niko sha Patrick kumbonye ukikanga uri mutekereza ibiki byakugoye Sengaye no wavuze ngo manika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka byancanze pe ndumva ngiye gusara oya humura ntabwo usara ibibazo bigeze igihe bigashira byagenze bite se kandi umubyeyi wese ko urubyiruko rw'igihe tuzikoraho nkubwiye ibyanjye wabyumva byagenze gute se kandi mbwira ndakumva kandi ndakugira inama gusa uri nkanjye wafata icyemezo cyo gushaka umugore utakunze ngo nuko wamuteye inda ariko abasore namwe murakosa rwose kuki uwamuteye inda utamukunda ariko niba wumva utamukunda umubwire mu biganireho agume iwabo hanyuma muzafatanye kurera ariko ugomba gukunda umwana we kuko kumukunda byo ni itegeko si ibyo nse nshaka ariko we ntabyumva yaraje yigundiriza mu rugo ndashaka yongera rwose ndumutemo oya umubwire mu biganireho kandi rwose ntumurakaze kuko bibabaza umwana uri mu nda bikamugiraho ikibazo ntabwo nabana nawe rwose simushaka uyihangane sibyo umuganirize neza mu byumvikaneho sibyo kandi humura reka rero nkureke mbe ngiye Sora ngiye kuguha amafaranga ujye gukura mu iyo nda uri kunyumva kandi ntuheshe umutwe uhita utakunsura ntuzagaruka uri kunyumva none se nabivuganye tubivugana se njyewe utwite ugende umuhendahende ntakubwiye ntiwongere kunsakurisha nese abantu ko bakunda kubyihakana nambwira ko nta afite ibyo bigezaho Imakire ndabizi ntarushya ugende ubimubwira arakwemerera bayumva ntacyo basi n'amafaranga ngenda Muhire reba uwo muntu uko mwanga Makira arahari karibu
Nite sara. Sinawe muhire yayobewe. Ko wananutse abaye iki? Shaye byanjye byihore n'ibibazo gusa. Ese ndakubabaje ko mbona utishimye? Ya, ntabwo mbabasha ahubwo nuko mba nigaretseho. Wabaye iki se? Hari umuhungu wanenda. Aranyisha aranyanga. Iwacu baranyiruka. Umuhungu sinzi igihe mperukira mu rugo iwacu. None subaye. Bana epfo mu Kanyana. Kuje kundeba se uragira ngo ngucumbikire? Oya, ntabwo ari ibyo. Ndumva ushaka kumfasha. Ubaye urumfasha, wamfasha ukankoramo inonda. Reka nuhure muhire atatwumviriza. Muhire! Karame? Ngwino ngutume. Genda ko hanyurwa imfura. Umbwirire mbere na data kuniriza umukenyero. Uti hari uko agiye kujyamo ngahangana umutisi. Gaho mbwira muko. Nyine we mfasha. Inda nyikuremo. Kuko sinese kuyibyara na gato. Ko ari ibintu bigoye. None se witwaje amafaranga angahe basi? Cyangwa wari uzi kuri bwarere nkagira impuhwe? Oya, ntabwo nzi ko narangugira imwe kuko ntazo wangirira. Nitwashe 20 gusa. Wenda umfashe nimara gukira nzakuzanira ndi. Umva muko. Vana ubutesi hano udupange. Natubigenze gute? Ngiye kuguha umuti. Ariko umenye ko nukira uzanyishyura nsigayemo ideni. Ni impuhwe nkugiriye. Urabyumva? Ibyo wibitindaho nzakwitura nimara gukira. Okay, kanze mushakira umuti. Genda uyu muti uwunywera iwanyu. Nta mwanya mfite wo kukurwaza, genda uwunywere kwa so. Kandi uramenya utamvamo. Urawunywa wose. Gusa ibintu byose wabinywa koko. Umva kandi mpereza aha tutaza no kunkoraho nimba ufite ubwoba. Nese basi ntangara kuzangiraho. Ndavuze ngo genda unywe wose. Kandi uryumeho. Mpereza. Kete nyaguhe. Ntawe ukomanga. Reka nta kibazo ko ntahuze se. Nubwo uri umuturanyi sinje kugusura nk'umuturanyi, ahubwo aje kugusura nk'umuyobozi. Hari ikibazo nateje mu buyobozi? Oya, nta kibazo wateje rwose. Ahubwo hari amahugurwa utumiwemo niyo narinje kukumenyesha. Amahugurwa? Cyane rwose. Hande se ko ntari umuyobozi. Watumiwe nk'umugore witeje imbere. Umugore wavuye mu bujiji agakora akiteza imbere. Guhugura abandi nabo bagakora bakiteza imbere. Ibyo bintu ni byiza rwose, ndumva nanjye nakunguka. Wakunguka cyane rwose. Kandi ntuzagire ikibazo. Abana bawe tuzababa hafi kandi tuzabumva pe. Nta kibazo bazagira.
Eka ndabizeye muri abaturanyi beza. N'ibitari bimwe arabikoze. Ahubwo se ayo mahugurwa ni ryari kandi azabera hehe? Nejo kandi ni Kigali azabera, ahubwo jya kwitegura. Niba ari ibyo reka ngende ndebe ngabira azacuruze nanjye njye kwitegura. Nta kibazo. Cyane rwose. Rero nicyo cyangezaga nibyo narinje kukumenyesha. Urakoze. Nanjye ngiye kwitegura. Ngaho naho ubutaha. Nzayakora shyizeho umwete. Ana Mariya ngiye gutera imbere. Iyi ni imyaro. Ese mama kuje udacuruje? Bana ba. Ubu bana Mariya ngiye gukira. Mama ko wishimye ubonye iki? Ubu ngiye mu mahugurwa I Kigali. Umuyobozi yampisemo ngo njye mu mahugurwa nk'umugore witeje imbere. Iki? Ugiye kwiga nawe mama? Cyane rwose. Kandi nanabihemberwa. Maze nzagaruka mpugura abandi bose.